bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Twageze ku cyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, umwaka C. Nyuma y'igihe tutabasha kuganira gusangira ijambo ry'Imana, ubu ngubu nongeye nagarutse. Urugendo rwo muri Afurika ruba rugoye kenshi na kenshi, na za connection zaho ntabwo zoroshye, ariko ubu ngubu turongeye kugira ngo dusangire uru rugendo rw'ijambo ry'Imana turihuriramo, ariko cyane cyane tureka nyine iryo jambo ry'Imana rikaduhindura mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ivanjiri uyu munsi iratubwira ku bijyanye no gusenga igihe cyose tutarambirwa, gusenga ubutarambirwa. Gusenga ntabwo ari ukuvuga amasengesho, ahubwo gusenga ni ukuganira n'Imana. Kuganira n'Imana nk'uko umwana aganira n'umubyeyi we, Imana n'umubyeyi wacu iradukunda, ariko cyane cyane ibyiza tuzi ku Mana yacu nuko iradutegereza igihe cyose, niyo twaba kure kungana iki mu byaha runaka, iyo tubivuyemo Imana dusanga idutegereje, kandi ntabwo ituma dutegereza cyane, ahubwo ako kanya ihita itwumva, igahita itwakira. Ivanjiri uyu munsi rero iratubwira, Yezu aratubwira uriya mupfakazi yagiye ajya gutakambira uriya mucamanza udatinya Imana, ntatinye n'abantu, ariko kubera ko yamutakambiye cyane yageze aho aribaza ati, nubwo bwose nyine ndi ikigenge, ngiye kugerageza uriya mupfakazi ibyo anshakaho kugira ngo amvaneho induru. Ariko rero Imana yacu ni umubyeyi, ntabwo ari nk'uriya mucamanza. Yezu yaduhaye uriya mugani kugira ngo yongere atwumvishe ubwiza bw'Imana yacu, impuhwe z'Imana yacu, kandi nako yagiye asoza abivuga, kuko Imana ntabwo abayo izareka bategereza cyane. Turi abatowe b'Imana, Imana yaradutoye, ntabwo yareka dutegereza igihe kirekire, kuko icyo ishaka ni uko tumererwa neza, kandi igihe cyose iratwumva. Ariko ikintu cy'ibanze twigira muri Ivanjiri ni uko tugomba gusenga Imana atari ukugira ngo iduhe ibintu, ahubwo tugomba kuyisenga, tugomba kuganira nayo kugira ngo tuyakire ukwiri, tuyakire mu bwiza bwayo, kuko yo izi umutima wayo, niyo izi umutima wacu, niyo tutagira icyo tuyisaba, yo ibizi ibyo dukeneye gusa. Tugende tuyisange, tugire ibyifuzo byo kuyisanga nk'umubyeyi, n'ibindi izabitwongereraho nk'umugereka, ibyo tuzaba dukeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Bavandimwe, Imana izi umutima wacu, Imana izi ibyo dukeneye. Ntituyisange rero nko tuyisheguza, ahubwo tuyisange tuyirata, dushaka kuyimenya ukwiri, twimenya mu mpuhwe zayo, twimenya mu misusire yayo, kuko ishaka kutwiyereka nyine uko imeze uko nguko, nta yandi mananiza idushyizemo. Iyo rero uriya mucamanza nyine udashobotse yaragiye abasha gutanga ibyo uriya mupfakazi yamusabaga, ariko arabitanga kugira ngo amwikize. Ariko Imana yacu ntabwo twikiza, nicyo Yezu yashatse kutubwira uyu munsi. Ahubwo iyo tuyisabye iduha ibyo tuyisabye, kandi ntabwo ituma dutegereza cyane, ariko tubyumve, Imana yacu hari igihe inicecekera kubera ko ibyo twayisabye bidahuye nyine no gushaka kwayo, kuko yo izi ibyo dukeneye. Mbisubiremo, Imana yacu izi umutima wacu, izi ibyo dukeneye. Tuyisange rero, tuyiganiriza, tuyibwira, kuko ni muri icyo kiganiro tuzagirana, aricyo twita isengesho, izaduha byinshi yo izi ko dukeneye, kuko izi kureba mu mutima wacu. Nta wundi muntu wareba mu mutima wacu, ariko Imana yo ishobora kuwurebamo. Yezu rero yarangije iyi Ivanjiri avuga ati, ese umwana w'umuntu nagaruka ku isi azahasanga ukwemera? Azasanga koko abantu bashaka Imana kubera ko ari Imana, atari uko bashaka kuyisaba ibintu? Izashaka abantu buzuye uko gushaka kw'Imana, babasha guhindurwa n'ijambo ryayo? Twese rero ni umukoro dusigaranye, kugira ngo igihe cyose umwana w'umuntu azagaruka azasange dufite urwo rukundo dukunda Imana,
tuyikundira ibyo ukwiri, tutayikundira gusa ibyo yaduha, kuko ibintu byose ni ibyayo, ishobora kuduha ibyo ishatse. Nk'uko nabivuze, itureba no mu mutima, izi ibyo dukeneye. Tuyigane rero, tuyisenge, tuganire nk'uko umwana aganira n'umubyeyi, hanyuma twemere cyane cyane itubwire amabanga yayo, dutegereze natwe tuyikundire, tugaruke kandi dukore ibishoboka byose nyine kugira ngo urugendo rwacu ruyigana ruryohe, tuyitega amatwi mu ijambo ryayo, tubasha kuyisanga, guhura nayo mu bimenyetso ikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ndetse cyane cyane niyo yicecekeye itadusubije, tube tuzi none, tumenye yuko idutegurira byinshi byiza kandi byatugirira akamaro. Bavandimwe rero, nk'uko bisanzwe, mugende mushake ivanjiri y'uyu munsi nuko yanditswe na Luka ku mutwe wa 18 kuva ku murongo wa mbere kugeza kuwa 8. Ushobora byose rero nabaho umugisha kandi abarinde ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Icyumweru cyiza bavandimwe, kandi dukomeze duhindurwe, turyoherwe n'ijambo ry'Imana, kugira ngo umwana w'umuntu nagaruka azasanga dufite ukwemera.